nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 20 Mutarama turazirikana Mutagatifu Fabian. Yari umupapa aza kuza guhora Imana mu mwaka wa 250. Muri kumwe na Dusenye Gilbert. Naho mukanya. Mutagatifu Fabiani yavukiye mu Butaliyani. Yatorewe kuba umupapa mu mwaka wa 236 asimbura ku ntebe Papa Anteri. Mu myaka 14 yose yayoboranye ubwitonzi no kwemera gushyitse kiliziya ya Gikristo. Niwe wohereje intumwa zijya kwigisha ivanjiri mu Bufaransa. Yakomeje kurwanira kiliziya ishyaka bigeza ndetse n'aho bizira. Umwami Dasi yamaze kwima ingoma atangira kurwanya kiliziya, atoteza abakristo aranabicisha. Yategetse gufata abepiskopi, abasaseridoti n'abadiyakoni bose ngo bicwe. Papa Fabian nawe aza gufatwa aricwa, azira ko atatuzaga gukomeza gushyigikira kiliziya no gufasha abakristo. Ibikorwa bye bizwi ni bike cyane kuko yategetse kiliziya mu itotezwa ryayo rikomeye. Mutagatifu Sebastiyani wari umwepiskopi wa Carthage muri Afurika y'Amajyaruguru yumvise ubutwari bwa Fabian, maze mu bitabo bye yandika murata avuga ati, Fabian yari umugabo utagereranywa mu kwitangira ukwemera kwa kiliziya. Yahowe Imana muri iryo totezwa rya kiliziya mu mwaka wa 250. Mutagatifu Fabian, Mudusabire. Mboneho no kwifuriza umunsi mwiza abitwa ba Fabian bose, umunsi mwiza w'abazina babo batagatifu. Namwe mwese muhimbaza Mutagatifu Fabian, bifurije kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Dusenye Gilbert. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Naho ubutaha.